muhanzikazi muzaze kumushyigikira. Ene muzaza tegurwa abafite igiterane ku cyumweru, ariko ku itariki 4 turagushyigikiye. Ayo bango tukuri nyuma Imana muri kumwe gufasha amaboko. No kuri wowe turashaka kukumenya wowe impano yawe twakiriye muri Radio Mucyo, impano kavukire, impano cyangwa no mugisha Imana yaguhaye ikugabiza impano. Dufite abantu bagiye bavuka akisanga n'ubundi mama aririmba, akisanga papa aririmba, ndetse rimwe na rimwe kuririmba iwabo ikaba ari impano y'umuryango. Kuri wowe bimeze bite? Dusangize kugira ngo abantu batwumva baze no kumenya iyi mpano iturutse ijite kandi ije kumarira iki abanyarwanda. Reka twiyakire iyo ndirimbo. Ayo niyo
rero ni uko papa wanjye yari umuririmbyi yari umuririmbyi, hanyuma mama wanjye nawe yari umuririmbyi, ariko umubyeyi umwe ntabwo akiriho, papa niwe uriho. Hanyuma yakomeje n'ubundi umurimo w'ivugabutumwa, yari asanzwe ari umuririmbyi. buri hasi navuga ko ariho yaturutse, ariko kuko bagiye nabyo babidutoza, burya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo menyereze umwana inzira akwiye kunyuramo, byagiye bituma menya ko iyo mpano ihari. muba muvukana se hari undi oya pe, ubwo biravuze rero Imana yaragutoranije guha iyo mpano ngo uyikuze uyinyuze mu butumwa bwiza. Tujye kuri iyi mpano yawe, yaje ryari, wayimenye ute kuyifite, wayitangiye ute, wayitangiye ryari, kandi umaze kuyibyazamo iki kifatika? natangiye ndi umwana muto yandirimba muri ya korali y'abana, hanyuma ngenda nkura kumwe korali zigenda zidushyira muri korali z'abantu bakuru gutyo gutyo, nuko birangira rero ngeze muri kariyeri solo. Gute se byaje bite? Byaje numvishije hari umuhamagaro undimo, hari ukuntu wumva ijwi riri kugukura muri rubanda nyamwinshi, hanyuma ngira amahirwe yo gusobanukirwa ibyaryo, ndarikurikira. Urarikurikira, hanyuma uravuga uti Imana hari ukuntu ibivuga ati hari message nshaka gutanga muri groupe, hari ariko niyo nshaka kuguha ku giti cyawe umubwirira abantu. Ubutumwa bwawe Imana yaguhaye ubona bugaruka kuki? Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, no kuvuga Yesu cyane. Icyambere nahawe kwari ugutangaza amahoro abonerwa muri Yesu Kristo. Yego, nicyo kintu cyambere nahawe. Hanyuma numva biranyuzuye cyane. Dusangize nabonaga pianiste nawe tuguhaye ikaze muri studio za Radio Mucyo. Imana iguha umugisha kubana natwe, ngaho ntakereka banza ngaho nubundi komeza ukoreho, hanyuma dusangire ibyizo nkuru za Yesu Kristo Imana yaguhaye. tubanje wenda kumva n'izo ndirimbo, tumaje kumvaho icyo gice cy'indirimbo naho ngaho byaturutse niho indirimbo ya mbere nakoze rero yo kubwira abantu ko dukwiye kugumana amahoro, no kwakira Yesu umwami n'umukiza. Isi yahageze ibintu by'amahoro biragaragara. Yego, tuma abantu batigirira nabi ngo biyahure, tuma abantu badatakaza icyizere cy'ubuzima, kuko Yesu yaravuze ngo birashoboka mu isi tubabare, ariko muri we twishime kuko yanesheje isi. Yaje ngo atanga izindi paje. Njyewe iyi ndirimbo nkiyumva kumara amahoro, nabanje kuvuga ngo uyu muntu ninde. Ni gake cyane njya numva indirimbo nkavuga ngo uyu muntu ninde, urabizi hanje ni gake cyane ndavuga ngo uyu muntu ninde. Hanyuma ariko nza kumenya ko ari Matusera, kuko yari asanzwe n'ubundi hari n'izindi afite, ariko iyo yaje izanye umwihariko, ndavuga ngo iyi ndirimbo ni indirimbo y'umutima. Nsigara nibaza ikibazo Matusera nshaka kumubaza uyu mwanya, ujya kwandika iyi ndirimbo wari mu bihe bihe? Ni wewe wayanditse cyangwa hari umuntu wayiguhaye? Kuko birashoboka ko umuntu ashobora kuguha indirimbo ati wowe uzayiririmbe, ko numvise ushobora kuyirimba. Ubundi se Steve, kugira ngo dusubize neza natwe tumaze kumva iyo message yayiririmbaho, hanyuma icyo kibazo akakitubwira, iyo ndirimbo wari uri mu bihe bihe n'abanyarwanda bamaze kuyumva, biraza kudufasha. Mbega byiza. Ati suko kandi aka gace niko kamfashe kankoraho cyane, ati aya mahoro mbabwira suko ibyago byavuyeho. Ibyago byo birahari, ariko ngewe ku munsi mubi wanjye ndakomera ku bwayo mahoro. Haleluya. Imana iguha umugisha Matusera. Amen. Atwaje mu kanya gato. Niyo mpamvu navuze ndavuga ngo iyi ndirimbo ntago ari indirimbo ipfa kuza gusa. Ni indirimbo nayumvise ku buryo yaje kumbera nka cya kinini cyo kwa muganga baha barwayi, ku buryo muri playlist yose nkoze bakita penikira, kimwe babanza guhita bahereza umuntu mu gihe ari kurwana n'intuza, barakamukimwaye cyangwa bararumuteye n'urushinge. Wenda hari umuntu maze uhise yandika, yumvise ayiririmbye, yandika message aba ngo mana we ngo mwatumiye benshi, ngo ariko murakoze uyu munsi kuba mutumiye uyu mubyeyi. Ngira ngo ni umuntu uba mu Rugarama, yitwa Edmo, ni n'umudozi.
yego ni n'umuperezida wa korari yo mu Rugarama yitwa yego ati amavuta uwo mubyeyi aramfasha cyane Imana ibahe umugisha kumutumira ni gake yandika message ariko arayanditse komera Steven yarakubajije mu by'ukuri warihe wari wiriwe ndaza kumubaza ibibazo byinshi kuri iyi ndirimbo uzi impamvu numbaze ndashaka kumubaza ibibazo byinshi kuri iyi niba ngo iyi ndirimbo ntisanzwe mu by'ukuri wayanditse urihe acyo ni kimwe mu by'ukuri byari bimeze nongeyeho ngo wari wiriwe ikindi ni we wayanditse cyangwa hari umuntu wayiguhaye wenda kuko abantu barandika vuba ati gese nashobora kuririmba ariko basifata uzaririmba indirimbo numvise ufite ijwi numvise ushoboye kuko abenshi cyane hano tujya tubona abantu bahawe indirimbo ikindi umaze kuririmba iyi ndirimbo mu by'ukuri wumvise uzabona indi nkayo dusubiza ibyo bibazo cyo cya kabiri cyo kiragoye mwuka atanga nk'izindi icyo kibazo ibibazo birakomeye indirimbo wayihawe niwe wayanditse wayihawe urihe mu bihe bihe nihagira ibyo udashaka gusubiza nabyo nta kibazo ariko njye nashakaga ayo makuru ayaduhaye byaba ari byiza iyi ndirimbo ni njye wayanditse wowe ubwawe ni njye wayanditse hanyuma rero aho wari wiriwe nta kibazo uburyo nandikamo indirimbo bafite amateraniro ntashobora gusobanura mu mutima wanjye sinzi ukuntu mba meze nanjye nari ndi mu rugo nari mfite umwana mutoya wa gatatu muri njyewe hazamwe ibintu byinshi cyane ariko bihura na ririya jambo ry'ukuntu Yesu yiyumvishemo gusigira abigishwa b'ingoma intumwa ze amahoro amaze kubasanga arazutse abantu bamwirutse inyuma amaze guhabwa ubutware agiye gusubira mu ijuru nta kindi kintu abahaye aho yabahaye ibintu bifatika yabahaye ibinote bifatika byo bavuga ati twakurikiye Yesu kandi cyagiye abantu bari bamaze kwemera baravuga ati umuntu yari afite imbaraga noneho nk'abantu bari baramukurikiye rero byari kuba nyine ibintu bitangaje babonye ikintu bavuga ati iki kintu kiranyitirirwa nk'umuntu wamukurikiye ni iki ngiki angabiye ariko ngo arabasanga ejo bundi hari umuvugabutumwa hano yigishije ngo kubera iki ngo Imana itasigi aho kujya nk'uko ari kuvuga ngo abasigiye amahoro kuki atabazigamiye wenda nko muri sako cyangwa ikabakubita ikinombe cya oru ahantu igaburike rero mwebwe mwarankurikiye kandi nababwiye ko nzabakubira ijana mukiri mu isi muzagira investment bazakoresha muri kimwe amazina yanyu azamenyekana arangije ko mwankurikiye yego atubaye amahoro ibyo byonyine hanyuma kandi Steven yaravuze ngo kuri aya mahoro tujya tunagagarukaho tukavuge neza ngo aya mahoro ngo mbahaye ntabwo ari nk'ay'abisi batanga bivuze iki ay'abisi azi ko atangwa na za n'intambara atangwa na technique de guerre cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose ubutunzi amafaranga ariko barababwira ati mva amahoro njye mbahaye uyu mumama yararirimbye aravuga ngo amahoro ye arandinda kandi akankomeza ngo niyo atuma nkorana ibyiringiro umva ntabwo indirimbo nyivuga nkaho ntayibamo iba muri njye nyibamo nayikambamo niyo wankangura mu gicuku navuga ngo nkunda indirimbo amazu ubundi nakunze gufata hano indirimbo ebyiri nafashe indirimbo yitwa Impamba yego ya Claudine indirimbo y'uyu mubyeyi ziba muri njyewe zicaramo zikora imirimo numva koko amahoro ya Kristo aturinda urumva kandi akadukomeza kandi agatuma tuguma n'ibyiringiro byo kuzabona ibyiza dufitiye niyo yonyine atuma dutegereza ibyo byiringiro amahoro yonyine niyo aturindira gutegereza ibyiringiro muri gemba bwizere tukabitegerezanya amahoro reba rero Steven aya magambo n'ubundi yari asanzwe ari muri wowe ariko kubera ko Imana yahaye Matusera ikayasiga amavuta ikayerekeshereza umwuka wayo yabaye mashya muri twe anje reka nkubwire umva mama nigeze uvuga ngo wampa amafaranga ngo nze nture kubera ko iyi ndirimbo ukure nture nanjye ituro ryinshi ku mukozi w'Imana naritangaye ngo urapfa kungendera nzi neka amatwi wumve agaseke iyo najyaga ibyumba iri muri repeat
iri mu matwi yanjye mfite ekuteri. Uyu arabizi, hari ubwo mpara ari indirimbo mushize nari mpare nashima subize, ariko iyi ndirimbo nayibanye nayo hari ibintu ariko n'indirimbo z'umuntu akayiharara sinzi niba ariko umwanya ikabiragiye, ariko ngumana amahoro yageze ahiba nk'ahari identite kuri jewe. Imana iguha umugisha. Amen, amen. Hanyuma Imana izabane nawe. Imana atangije uyu murimo muri wowe izawushyigikira, ntukagire ubwoba. Ntabwo kubw'uyu murimo uzagira ibyo wifuza ngo bibure, kuko waguhamagaye ni umunyambaraga kandi arashoboye, aratunze kandi aratungishije. Imana izabane nawe, izagushoboze, kandi igikwiriye nuko ndabizi neza ko ari abantu bazakira Kristo nk'umwami n'umukiza ku bwawe. Iyo minyago yose rero ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo wabahinduriye benshi ku gukiranuka, ngo mu ijuru ngo bo bazaka nk'inyenyeri. Wakoze kubana natwe. Nimero ya telefone bakubonaho, niba bigushobokera ntacyo bigutwaye, cyangwa niba wumva hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye. Iyi nimero tugiye gutanga ni iy'umubyeyi, muyikoresha neza, mukayubaha, mukamwubaha, mukanamwubahira n'umuryango, bakayikoresha ikikwiye gukora. Ubwo butumwa bwose tuba dutanze ubwo bwose ni 078 2 4 7 7 gatandatu 8 ongera 078 2 4 8 iyo ni nimero ya Matusera. Imana imuha umugisha, kandi no kuri njye nta kindi kintu numva nakwifuriza ngo gumana amahoro.